dushimye Imana kandi tubashimira mwese abaduteze amatwi muri uyu mwanya tugiye kubana dusangira iri jambo ry'Imana dukomeje kurebera hamwe ijambo ryo kwizera. Ubushize twarebye kwizera ko kuduhesha kwemerwa, kandi kwemerwa kukabanza kumenywa na nyir'uko kugira uko kwizera, kuko ari igikorwa kibanza kubera mu mutima wawe, umwuka w'Imana kwemeza ko noneho wiyumvisemo amahoro, ubanye n'Imana amahoro, ndetse ugira n'umunezero udasanzwe, ukumenyesha ko wimutse uko wabarwaga mu maso y'Imana nuko warebwaga mu maso y'Imana. Twifashishije icyo gihe inkuru zivuga kwizera kwa Abeli watambye igitambo cyemerwa n'Imana. Dukwiye rero kandi tunaharanira kuba abemewe n'Imana. Niyo nyungu ya mbere tubona iyo twizeye. Imana itaratwemeraga kubwo kugwa dukomora muri Adamu. Iyo twizeye, intambwe ya mbere dutera twemerwa n'Imana. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana hariya mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Abaheburayo mu bice 11 tugiye guhera ku murongo wa 5. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kubarirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amen. Tugiye gukomeza rero tureba nanone ibyo kwizera kuzana mu muntu w'Imana wamaze kugira uko kwizera. Kwizera twabonye nyine ko kwahesheje Abeli kwemerwa n'Imana. Hano kuri Henoki rero twigiramo ko kwizera guhesha umuntu kunezeza Imana. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwemerwa n'Imana, ubiheshejwe no kwizera, noneho utangira ikindi cyiciro. Bibiliya itubwira inkuru za Henoki wabayeho imyaka 365 y'ubuzima. Ariko muri iyo myaka ngo imyaka 300 yayimaze agendana n'Imana. Mu myaka ye yabayeho ku isi 300 yose yayimaze agendana n'Imana. Kandi kugira ngo agendane n'Imana nuko yabanje kwemerwa n'Imana, yamara kwemerwa n'Imana agakora ibiyinezeza, akayinezeza, Imana nayo ikemera kugendana nawe. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu amaze kwemerwa, noneho n'ibyo akora biba bigiye kwemerwa. None ni ukuvuga ngo imirimo ye, imibereho ye itangira kwinjira mu kindi cyiciro cyo kunezeza Imana. Ni ukuvuga ngo aha hantu dukwiye kuhumva neza kandi tukahasobanukirwa. Ntabwo wanezeza Imana utaremerwa nayo. Nta nubwo wanezeza, ni ku murongo wa 6 watubwiye ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ni ukuvuga ngo mu kwizera honyine, umuntu wizera niwe wenyine ushobora kunezeza
Imana, gukora ikintu kikanezeza Imana. Ushobora gukora ikintu wowe kikakunezeza, ushobora no gukora ikintu kikanezeza abantu ariko kitanejeje Imana. Niryo tandukaniro rya Henoki n'abandi babayeho mu gihe cye. Henoki mu myaka 300 yagendanye n'Imana. Ni ukuvuga iki? Kugendana n'Imana ni iki? Kugendana n'Imana ni ugukora ibiri mu bushake bw'Imana. Ni ukuba utakiyoborwa n'ubushake bwawe cyangwa n'imitekerereze yawe. Ni ukuba ubuzima bwawe ubaho waremeye kuyoborwa n'imitekerereze y'Imana. Kandi imitekerereze y'Imana ihishuka neza mu ijambo ryayo. Iri jambo Imana yaduhaye niyo mitekerereze yayo. Ni ukuvuga ngo rero umuntu unezeza Imana ni umuntu wumvira iri jambo akayoborwa naryo, akaba ari ryo ashyira mu bikorwa. Nubwo mu mutima we hari ibindi umwoshya, hari andi majwi, hari indi mitekerereze yumva, ariko iyo umuntu ashaka kunezeza Imana ahitamo kuyoborwa n'ibitekerezo by'Imana ari ryo jambo ryayo. Icyo rimubuza akakireka, icyo rimusaba akagikora, kandi atagikora nk'uhatwa, ahubwo akagikora nk'aho ariyo soko avomamo. Imana ishimwe. Ukabikora nk'aho ubivoma mu mitekerereze y'Imana yaganje imitekerereze yawe, kuko twabonye ko wemerwa ari uko ibitekerezo byose ubishyize ku Mana. Noneho rero ubuzima bwawe ahangaha biba byatangiye kwinjira mu buzima. None kwizera kuba kwatangiye guhindura ubuzima bw'umuntu no guhinduka ubuzima bwe, atangiye kuyoborwa n'ibitekerezo by'Imana. Hari uko umuntu yatekerezaga, hari uko umuntu yibwiraga. Amaze kumva ubutumwa bwiza, amenya nka Beri yuko ari ubwe, ari ibyo atunze, ari ibyo agezeho, ari uwo ari we, bikomoka ku Mana. Noneho rero akwiye kugira itandukaniro aho hacitsemo inkombe, hacitsemo ikiraro kirema itandukaniro ry'aho yahoze, ry'uwo yari we, ry'uko yatekerezaga, nuko agiye kugenda noneho mu buzima butaha cyangwa se mu buzima bukurikira umunsi yamariye kwizera. Ageze mu buzima bushya, ahinduye imitekerereze, ahinduye imyumvire. Mwibuke tureba niki gihesha kwizera, twarasomye ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ndibuka ko nababwiye ngo ni uguhindura imyumvire. Uyu muntu rero witwa Henoki mu myaka 300 yari yaragize imyumvire itandukanye niyo yari afite mu myaka 65 ibanza. Ngo ahitamo kugendana n'Imana, ahitamo ubushake bw'Imana. Ubuzima bwe burangwa n'ubushake bw'Imana, ngo bituma Imana imunezerererwa, Imana iramwishimira, Imana inezezwa n'imikorere ye n'ibikorwa bye. Ibyo Henoki akoze Imana ikabona nuko yari akwiye kubikora. Icyemezo Henoki afashe Imana ikabona aragifata agendeye ku nama z'Imana. Ndetse umugambi wa Henoki na plans za Henoki byose byarangwaga no kubanza kureba ngo niki kinezeza Imana, niki Imana ishaka. Ntawugendemo uko abyumva, ntawugendemo wenyine, ntawugendemo mu marangamutima ye, ahubwo n'umugambi ateguye akemera ko Imana iwumuyoboramo. Imana yamubwira ngo ya, akumva ko ibikoze mu rukundo rwayo. Imana yamubwira ngo yego, nubwo we yabonaga harimo agenda hanyerera cyangwa hakomeye, akumva ko iby'Imana imubwiye bibaye mu rukundo rwayo. Yigeraga atekereza Imana nabi n'umugambi wayo n'imitekerereze yayo kuri we, ahubwo yabonaga iby'Imana imugambiriyeho ari ibyiza.
iyi mibereho ya Henoki niyo Bibiliya itubwira ku kuyoborwa n'umwuka, aho ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Baroma igice cya 8 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Iyo Pawulo amaze kuvuga ibyo, akomeza yerekana ko ubuzima bwo kuyoborwa n'umwuka ari bwo buzima bwari budukwiriye, ari ubuzima butuma ari ubwoba, ari ubuzima butuma umwuka adusabira, ari ubuzima butuma tutagira icyo dutinya, kuko tuzi neza yuko ngo yarakomeje aravuga ngo niyo byaba n'urupfu, niyo byaba n'ibyago, ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ubuzima bwo kuyoborwa n'umwuka ni ubuzima burangwa n'urukundo rw'Imana twakiriye, noneho budusaba natwe kugenda tugaragariza urwo rukundo mu bikorwa. Ubuzima buzanwa n'uko icyizere twagiriye Kristo gishingiye cyangwa se kiduhesha guhinduka natwe ubwacu mu mibereho yacu. Ubu buzima buduha kugirira inyota icyo Imana ishaka, kuko tuzi yuko kidushakira ibyiza. Ubu buzima butuma umuntu atabona yuko imibereho yo kubaha Imana cyangwa imibereho yo gukurikira Kristo ari umuzigo cyangwa ari umutwaro umugoye, ari nk'inzira anyuramo imuhanda. Oya, ahubwo bimutera kumva bifitiye inyota, kubera ko byakomotse ku kwizera kwakoretse muri we imbere. Niyo mpamvu Henoki ari urugero rwiza rwo kunezeza Imana, ngo byageze ku rwego Imana inezererwa uko Henoki abayeho ayoborwa nayo, cyangwa se agendana nayo intambwe ku yindi, ngo Imana imwimura adapfuye, ngo kubera ko Imana yari imaze kumuhamya neza ko ari umuntu uyemera, cyangwa se ko ari umuntu wemeye kuyoborwa nayo. Niyo mpamvu uyu mwanditsi w'Abaheburayo yatwandikiye ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurwa mu ijuru ngo adapfa, ngo kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, ngo kuko yahamijwe atarimurwa ko yanejeje Imana. Niba ushaka kunezeza Imana urakora iki? Icya mbere urabanza wizere. Kwizera kuguheshe kwemerwa, ubibwirwe n'icyo Imana ikoze mu mutima wawe. Ya mahoro yajyaga gucika, ya vide wajyaga wiyumvamo yigiyeyo, biragohesha kumva ko hari icyo Imana ikoze kuri wowe. Wa mutwaro wajyaga ukuremerera umaze kukuvaho, bya byishimo byajyaga bigucika bigarutse, na ya mahoro aje, urahita umenya ko wemewe mu maso y'Imana. Noneho hita uhindura imyumvire n'imitekerereze n'imikorere, wemere ugendane n'Imana. Noneho ni ukuvuga ngo uyoborwe n'ubushake bw'Imana uba ari gushyira imbere. Dawidi yavuze ijambo rikomeye muri Zaburi ya 16 uhereye nko ku murongo wa 8, aravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye, ubwo ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Ni ukuvuga ngo yabanje Imana imbere mu mishinga ye, mu mitekerereze. Ntiyabanje intebe y'ubwami imbere, ntiyabanje gukomera kw'imbere, ntiyabanje ubutwari bwe bwo kunesha ingabo nyinshi imbere, ahubwo ngo yashyize Uwiteka imbere ye. Niwe yabanzaga imbere, aravuga ngo kandi ubwo ari iburyo bwe ntazanyeganyezwa. Murumva ko icyizere cyose yari yagishyize mu Mana, niyo yari urufatiro rwe, niyo yari yubatseho. Aravuga ati ubu ngubu ubwo namushyize imbere sinzanyeganyezwa. Uwitwa Yesaya nawe avuga ijambo rikomeye hariya mu bice 50 uhereye ku murongo wa 7, yaravuze ngo ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, mu maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Bigaragara ngo
buriya nawe yari yashyize icyizere cye cyose mu Mana, ariyo yiringiyeho ubutabazi, ariyo mbaraga ze, ariyo gihome cye kirekire kimukingira, ariyo buhungiro bwe. Aravuga ngo rero ku bw'ibyo ntabwo nzamwara. Kandi ntiyarazi imyaka ashigaje, ntiyarazi ibimutegereje imbere uko bingana, ariko aho yashyize icyizere n'ibyiringiro bye yumva ko ariho hamugize, atazamwara. Noneho rero Henoki nawe mu buzima bwe icyo yakoze, yaravuze ati ubu ngiye kugendana n'Imana intambwe ku yindi. Sinzagenda jyenyine, sinzata Imana ngo umutima wanjye unyerekeze ku bindi, sinzatera Imana umugongo ngo nerekere ku bindi, ahubwo reka ndebe ku Mana mba ariyo mpangaho amaso. Bimuhesha rero kunezeza Imana. Imana niba dushaka kuyinezeza, si uko tuzaririmba ngo turirimbe cyane, si uko tuzatanga ibyo dufite byose, ahubwo kunezeza Imana kwa mbere ni ukugendana nayo, ni ukwemera kuyoborwa nayo, ni ukwemera kubaho ubuzima buyobowe n'ubushake bw'Imana. Nicyo kizanezeza Imana kuruta ibitambo twatamba. Ni ukuyizera, tukizera ijambo ryayo rikatuyobora, tukemerera ijambo rikatuyobora, tukemeraho icyerekezo Imana irimo iduha, tukaba ari cyo tugenderamo. Kuko icyatumye n'abatubanjirije batayinezeza na ba sogokuruza bacu ni uko baciye indi nzira. Imana yarababwiye ngo ntimukaryeho, bo baryaho. Urumva bahisemo nabi, bituma batagendera ku cyo Imana yababwiye, bituma batanezeza Imana. Imana idufashe twige kuyinezeza, twigire kuri Henoki, kunezeza Imana tugendana nayo, haba mu murimo wayo, haba mu buzima busanzwe, haba mu mitekerereze, mu myumvire no mu mikorere. Nitwemerere Imana tuyinezeze, tugendana nayo, tuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Twasomye nanone Nowa, twasomye inkuru ya Nowa. Nowa nawe aduha urundi rugero rwihariye, ngo Nowa yanesheje isi kandi nta kindi cyamushoboje. Twasomye ngo kwizera niko kwatumye aca n'amateka mu gihe isi yari imeze nabi, ngo kuba yaranesheje isi bimuhesha kurokoka we n'umuryango we. Kwizera rero, Nowa ni urugero rw'uko tutazizera tugeze mu ijuru. Kuko muri iyi minsi urabwira abantu kwizera nyako, bakakubwira bati reka reka, hano mu isi se byakunda, muri iyi si se urumva ibyo bintu urimo tubwira Jacques koko urumva byashoboka? Birashoboka. Bibiliya yatubwiye ngo kwizera kwatumye Nowa abaza inkuge, ayibaza yizeye ibintu bitaboneka Imana yari imubwiye ko imvura izagwa, yari itaragwa. Ubutaka bwatoswaga n'ikime gusa, abwirwa ko imvura izagwa ikarenga n'imisozi. Nowa arabyizera, atangira kubaza, abwiriza n'abandi, arabyizera anabihamiriza n'abandi, abihagararaho, kuko yari azi ubivuze uwo ari we, ko ari uwo kwizerwa. Nowa rero ni urugero rwiza rwo kugira ngo bya bindi twahisemo byo kuyoborwa n'ubushake bw'Imana tubihagarareho uko ibihe byasa kose. Nowa yaciye mu bihe bigoye, aho abantu baje baramukwena, kandi koko ukurikije isi y'icyo gihe, none se ubwo koko wavuga ngo hazagwa imvura? Imvura urayidefinisite, urayihiye definisiyo, urayigiye igisobanuro itaraboneka. Byari ibintu bigoye. Nanone se wowe urabaza inkuge cyangwa se ubwato, uri imusozi, uvuge kandi ko udateganya no kuzabumanura ku nyanja. Murumva ibintu Nowa yavugaga bitari bimeze nk'ubusazi, ariko Nowa yari azi aho byavuye, yari azi uwamuvugishije, amugirira icyizere,
abandi baraza bamuca intege, bamwereka n'ibimenyetso bifatika, bamuha ingingo zumvikana ubwenge bw'umuntu bubasha kumva. Ariko basanga ubwenge bwa Nowa bwarahindukiye, bwahisemo kugendana n'Imana, kumvira ubushake bw'Imana kuruta kumvira logike yabo cyangwa se imitekerereze yabo. Nowa ngo arabaza ntiyacika intege, n'abamufashije bugeze aho bararambirwa kuko byamaze imyaka myinshi irenga 100. Iyi myaka si imyaka yoroshye Nowa kugira ngo ayishinyirizemo, akomeze yiringire Imana, atsimbarare ku cyo Imana yavuganye nawe. Uyu munsi abantu baratangira bizera, ejo bahura n'ibihendo by'isi, bahura n'imitego yo mu isi, bahura n'urucantege, bagahita bavuga ngo reka tubirekere aha ngaha. Ariko Nowa ntabwo ariko byagenze. Yarakomeje arizera kugeza aho Imana imubwiye ngo noneho igihe kirageze, injira mu nkuge. Yinjiramo nanone nta n'igitonyanga kiragwa, kugeza ubwo ngo hashize iminsi 7. Neba nawe ukajya kugama hagashize iminsi 7 nta mvura iragwa, anabwo ajyamo ngo kugeza ubwo Imana ikinze urugi, imvura iratangiye iragwa. Noneho ibyo Nowa yavuze birasohora. Kwizera kuduhesha kunesha iby'isi, kutunesha gutsinda amajwi, kutunesha kurenga ibihe. Ntiturebe ku bihe, ahubwo tukareba kushyiraho ibihe, ugena ibihe ari we Mana yo kwizerwa. Iyo utagize kwizera nk'uku kwa Nowa, igihe kirakugamburuza. Utangira wizera wenda ibihe bimeze gutya, ejo ibihe byahinduka kuko mu isi ibihe birahinduka. Imana rero ntiba mu gihe yiri hejuru y'igihe, ivugana natwe. Iyo kwizerwa twizeye ntiri mu gihe runaka, iri hejuru y'ibihe kuko niyo igena ibihe n'iminsi, niyo igena uko ibihe bisimburana. Ntabwo rero yibarirwa mu gihe, n'ijambo ivuga ntiribarirwa mu gihe, ahubwo riri hejuru y'igihe. Nowa rero ni iki yasobanukiwe ngo bimuhesha kunesha isi. Isi buri munsi izahora izana ibirwanya kwizera, ariko niwugera kwizera nk'ukwa Nowa kurenga ibihe, niwizere kubera ko ibintu birimo bigenda neza, niwizere kubera ko wabonye akazi keza, ntiwizere bigarukira kuri ibi biboneka gusa, ukagira kwizera kumwe twavuze kurenga ibitaboneka, kurenga ibiboneka kukagera kwitaboneka, ibeshaho ibiboneka, bizatuma urenga ibihe. Niryo banga riri mu nyigisho duhabwa na Nowa. Kwizera kurenga ibihe, kwizera kunesha isi, kwizera kunesha amajwi yo mu isi, kwizera kurenga ibihe bigaragara, kwizera kurenga iby'amaso agarukiraho, kwizera kurenga ibitekerezo ubwenge bwa muntu bugarukiraho, ahubwo kwizera gutsimbaraye cyangwa kubakiye ku mitekerereze y'Imana iri mu ijambo ryayo, tukaba ariyo tugirira icyizere. Izi ngero 3 rero, ari urwa Abeli, ari urwa Henoki, ari urwa Nowa, ziratujyana mu kumenya icyo kwizera kuzana ku muntu. Impamvu rero abantu benshi tujya twibwira ko bizeye, ejo tukabona bacogoye, ntabwo bagera kuri iki gipimo cyo kwizera ngo babanze bizera imbaraga z'Imana. Hari abizera imbaraga zabo, hari abizera amadini yabo, hari abizera abantu runaka, hari abizera pasiteri wamubwirije. Ntiyizere ngo agere kwizera Kristo, kwizera Imana by'ukuri, ahubwo akagarukira mu nzira. Bigatuma rero abantu bavuga batari ko kwizera kubaho. Ese kwizera kwabagaho kera kuracyariho? Oya, nitubanze tumenye kwizera kuzana iki muri twebwe. Niki kizambwira ko nizeye? Nuko icyambere nzabanza nkatega amatwi icyo ubutumwa bwiza bumbwira kugeza ku rwego numva ko nemewe. Ntabwo kuba abantu banyemeye, kuba idini ryanyemeye ryanyanditse aricyo kigaragaza ko kwizera kwanjye kwemewe.
ahubwo jyewe nimbanze niyumvemo ko kwizera kwanjye kwemewe. Cya kabiri ni intera intambwe kwizera kunzanire guhindukira, kundememo umuntu mushya ufite imitekerereze mishya, wemera kugendana n'Imana no kuyoborwa n'ubushake bwayo, kuko icyo nicyo kizaranga ko nabaye umuntu mushya. Nicyo Bibiliya itubwira. Na Yesu yabwiye uwitwa Nikodemu, aramubwira ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri ko nutavuka ubwa kabiri. Urumva yagombaga kuba mushya, yagombaga kuba icyaremwe gishya, utazaraga ubugingo buhora. Utabaye icyaremwe gishya ntabwo waraga ubugingo buhoraho. Ikindi ni uko iyo umaze kwemera kugendana n'Imana cyangwa kuyoborwa n'ubushake bwayo tubona mu ijambo ryayo, bigusaba ko unesha isi nk'uko Nowa yanesheje isi. Ntugire kwizera kugarukira mu bihe cyangwa kugarukira ku biboneka. Nicyo Pawulo yigeze abwira Abakorinto, ababwira ngo twebweho nitureba ku biboneka ko twamaze kumenya ko ibiboneka ari iby'akanya gato, ariko ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Ugomba kugira kwizera gushingiye ku itaboneka ibeshaho ibiboneka, kandi uko kwizera kubonekera muri Kristo Yesu. Izere Yesu, ubaka kuri Yesu. Yatanze urugero rw'inyubako yubatswe ku musenyi n'iyo ku rutare. Nitwubake kuri we rero, twe kubaka ku musenyi, twe kubaka ku byo tureba, twe kubaka ku mbaraga zacu, twe kubaka ku ishimwe ry'abantu, twe kubaka ku madini, ahubwo twubake kuri Kristo by'ukuri. Nibwo tuzaba tubaye abantu bazagira umumaro, bakaba intwari zo kwizera muri iki gihe no mu gihe kizaza. Imana iguha umugisha mwene data, nshuti unteze amatwi. Ndakwifuriza ko kwizera kwawe kwarenga izi nzitizi zindi zose zibereyeho gukingiriza kwizera k'umuntu, ukagenda ugakomeza udacogoye, ukumva yuko kwizera hari icyo kwaremye muri wowe imbere. Nubwo umuntu yakubwira ngo humura nuko bigenda, nubwo umuntu yakubwira ngo twebwe hano ntidukomeze ibintu, si ikibazo cyo kubikomeza no kutabikomeza. N'ubundi Yesu niwe wabikoze. Numugirira icyizere uraza kugera ku kwizera nyakuri. Ubanza wumve ni iki kikuzaniye guhumurika. Ni umuntu uguhumurije cyangwa wageze aho ugomba kugera? Icya kabiri, ese urumva ibyo wizeye birimo bizana impinduka, haba mu mitekerereze haba no mu mikorere yawe? Ikindi, banza wumve urimo uranesha, kuko utarizera isi yakuneshaga. Niyo yari igutwaye, niyo yakugengaga, niyo yaguhaga icyerekezo. Aho kwicaje niho wicara, aho ikunyujije niho unyura. Urimo urumva muri wowe hajemo imbaraga zinesha isi? Ibyo birakubera ibimenyetso by'uko kwizera kwavutse muri wowe, kandi iyo kuvutse tuzabona intambwe zikurikiyeho n'uburyo gukomeza kubaho. Reka rero dufatanye gusenga tugana ku musozo. Nkwifurize ko muri wowe ugira kwizera k'ukuri, utagira kwizera kuko kwashimwe n'abantu, ngo abantu bihimbira imyizerere itandukanye. Ariko uku kwizera turimo tuvuga ni ukwizera k'ukuri kuvugwa na Bibiliya. Imana iguha umugisha rero wowe ukwifuje, kandi Bibiliya yemera ko tugusaba Imana